Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Neza abakunzi bacu mukurikiye abacu SMS TV, mugira amahoro y'Imana. Mbere na mbere mbanje kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2024 uzabera umwaka w'umugisha w'ishya n'ihirwe. Nitwa Ufitine Masumuta, umukorabushake w'umuryango SMS. SMS mu magambo arambuye y'Igifaransa ni Cri du cœur d'une mère qui espère. Mu Kinyarwanda tugenekereje twavuga ko ari ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango SMS ni umuryango utegamiye kuri leta, ufite intego yo gushaka abari abana baburiwe irengero mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994 no kubafasha kubahuza n'imiryango yabo. Ni umwana ushakisha umuryango, ntabwo azi inkomoko ye. Yaburanye n'umuryango we mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Yari akiri umwana rero, ari mu kigero cy'imyaka 2. Ubu ngubu yarakuze ariko akeneye kubona umuryango we. Ni karibu Thomas, tuguhaye ikaze. Murakoze, nitwa Rukundo Thomas, aba ndi umwana ushakisha umuryango. Amazina yanjye mu by'ukuri mfite ntabwo ari ay'ababyeyi banyise, ahubwo amazina yanjye nyakomora ku babyeyi bantoraguye, ahantu basanze nkinera na bagenzi banjye. Ni igihe abantu bahungukaga bava muri Congo yahoze ari Zaire muri 1997, nkaba nari mu kigero cy'imyaka 2 gusa. Kuba nta makuru mfite, hari amakuru nahawe mbasha kwibuka ko nari mfite diary. Ikindi kintu nibuka ku makuru nahawe ni uko aho bankuye ku kiraro cya Mukungwa mu cyahoze ari Ruhengeri, abakobwa 2 bavukana bakoreye umugisha, ariko hari ahantu bari bavuye gusenga, baraza bagenzi babo baratambuka, ariko bo bagezeho bumva ikintu ngo kirimo gutera umutima, bakorera umugisha, barahankura, baranjyana. Ni ukuvuga aho batuye ni mu mudugudu wa Kirye, hariya gatoya ruguru y'ikiraro cya Mukungwa. Naje kumenya ni uko aho abo bakobwa bankuye sinari mpari njyenyine, ariko ni njye wari uzi gutambuka wari uhari. Hari utundi twana dutoya 2, ariko ni njye wasaga nkaho nabarutaga. Ubwo baranjyanye banjyana iwabo, basanze turi gukina n'amashiga yari ari hafi aho abantu bagendaga batekera, ariko njye nari mfite ikibazo, nari ndwaye diare. Noneho abakobwa baje kumfata banjyana iwabo. Noneho ngeze iwabo namaze 2 muzehe atarambona, bampishe. Igihe muzehe amboneye arambaza ngo niko yemwa uruwahe, ngo nkagenda musubiza ngo ndi wa mama wawe, ngo nabimusubiremo inshuro 3. Noneho bibaye aho uwo mukobwa wari waranzanye nyine, ise akagera mutoteza akampungishiriza ku bakobwa bagenzi be bo muri quartier. Haje gushira igihe rero umukecuru muri urwo rugo rwa kabiri aravuga ati uyu mwana ntakiri uwanyu, abaye iwanjye guhera uyu munsi.
urwo rugo ndugumamo gutyo. Ariko dusubiye inyuma gato, mu rugo rwa mbere nahakuye izina rimwe, kuko uko nanganaga nari muto ntago nari nzi kuvuga izina ryanjye. Icyo nibuka nari nzi kuvuga ni uko icyo bambwiraga cyose nababwiraga ngo ndi uwa mama wawe. Muri urwo rugo nahakuyemo izina Rukundo mu rugo rwa mbere. Urwa kabiri narwo nza gukuramo irindi zina rya kabiri ari ryo Tomasi. Ubwo twabaye aho, akomeza gutotezwa. Hashize igihe rwa rugo rwa kabiri imiryango ibijyamo, abaturage babijyamo, birangira ngumye mu rugo rwa kabiri. Ari naho uyu munsi nubwo hose mpita mu rugo, bose ni ababyeyi banjye barandeze pe, kuko ndabashimira. Noneho ikindi, nubwo ntabyibuka, mama uwo nakabaye nita mama yaje gutabaruka nyuma atampaye amakuru ahagije, kuko niwe nagombaga kuba nayakuraho. Abandi bose ayo bampa ndagereranya kabisa nkabona bidahura. Ariko ubu ngubu aho bigeze ubu, yaba urugo rwa mbere muzehe yaratashye, no mu rugo rwa kabiri yaratashye. Ubwo byageze aho nyine mu rugo rwa kabiri naho basubiranamo, bavuga ukuntu ntari umwana wabo. Ariko nsubiye inyuma gato, muzehe agihari mu rugo rwa kabiri we yagiye kunyandikisha mu rangamuntu ye. Ariko nari nkiri mutoya sinabimenya, nabyo nza kubimenya nyuma. Noneho no kugira mbone irangamuntu naje kuyeranja nyine nk'umusore kugira mbone irangamuntu, kuko babidukanguriraga ku ishuri. Nsubiye inyuma gatoya, mu irangamuntu hagiyemo amazina yo mu rugo rwa kabiri. Muzehe yitwaga Ndindahino Zakariya, naho umukecuru akitwa Nyirabukara Pasikaziya. Niyo nandikishije, ni nayo ndiho. Noneho mu kwiga natangira ishuri muri rwa rugo rwa kabiri. Ntangira bigoranye, ariko pe ndiga. Nari mfite umuhati wo kwiga, nize mu wa mbere, niga mu wa kabiri, niga mu wa gatatu, ngeze mu wa kane biranga. Pirimeri ubushobozi burabura, mpitamo kubireka, mpita ntangira ubuzima bwanjye, ntangira gukorera abantu muri resitora. Ariko nkiri mutoya navuga ngo impano yawe ibikurimo. Umuntu yampaye akazi muri resitora, ndagenda ndamukorera hariya kuri konkaseri. Hari umusirikare wazaga natekeraga ibyo kurya, yabona ukuntu nabitetse, yabaza abankoreshaga akamubwira ko ntabyize, abona ko ndi umuhanga, aba nkuye muri resitora gutyo, anjyana kumukorera iwe, anyita nyine Kadogo kuko nari nkiri Kadogo. Turagenda ndamukorera, ubwo nyine ncikirije amashuri. Ubwo iby'amashuri nyine ndabyibagirwa, ntangira gufonda ubuzima bwanjye. Ariko muri iyo myaka najyaga nsaba Imana, ndibuka ntarabatizwa ngo mbatizwe. Ndibuka ko najyaga nsaba Imana nkavuga nti Imana, ubuzima nakuriyemo urabuzi, nta kintu na kimwe utazi kinyerekeyeho, uzambabarire, ntuzabashe kumpa umugore utazi ubuzima, kuko ubuzima nakuriyemo urabuzi. Icya mbere, nta mukuru wanjye, nta mama, nta papa, nta murumuna wanjye. Ibyo ngibyo hari aho byangezaga nkumva ndakomeye, nkavuga nti Mana, uzampa umugore uzi ubuzima, wa wundi tuzafatanya buri kimwe, tuzasenyera umugozi umwe bigakunda, wa wundi ntazaba nabuze iposho ngo abe yavuga ngo reka nigire kwirebera mama. Imana yarabikoze iramumpa, nawe aza duhuje, navuga yaje duhuje hafi ya byose, kuko nawe nta mama we, nta papa we, wenda afite abo bavukana, afite musaza we, afite na mukuru we na ba nyina wabo, ariko navuga ko ntacyo bamumariye. None se mubyeyi, niba umukobwa waba arabyara, ntibabe banamuhamagara maze ati amakuru mwana wacu, urukumva duhuje byinshi. Ubwo rero nawe niba umbereye mama, ambereye byose, nanjye nkamubera byose. Ubwo niwe dufatikanyije ubuzima. Ubu ndi umupapa w'abana babiri. Gusa nsubiye inyuma, iriya miryango yose nagiye ncamo nubwo bitari byoroshye, ndabashimira pe, babaye ababyeyi beza. Niyo mpamvu naje kumenya amakuru nyiyakuye ku rusengero, aho duteranira ku Muhoza, kuri ADEPR Muhoza.
umumama hashize ibyumweru nka 2 yanshyize ku ruhande arambwira ati se sibaho runaka yazanye, ndavuga nti ninjye. Ese none ko hari amakuru mfite, hari umuryango witwa Abacu SMS, ko ujya uhuza abana n'imiryango yabo, ntago wazabashaka ku ikoranabuhanga. Nyine yabimbwiraga nk'umukecuru, ariko njye nahise mbyumva, nahise mbikurura cyane. Yaje kumpa amakuru ko hari umwana nyine afite amakuru ko yabonye umuryango warezwe na Pasiteri Semajeri, akaba yaramumaranye igihe kinini. Ubwo umwana yaje kwishabikira nyine, ariko nawe hawa amakuru n'abandi. Nanjye umukecuru nyine aza kuyanzanira, arambwira ngo ngana umuryango SMS umfashe, kuko iyo cano nkimara kuyibona nagiyeho nsanga hari abana benshi bagiye babona imiryango yabo. Nanjye mpita mfata umwanzuro. Ariko mbere abantu barabimbwiraga nkumva nka kwa kundi umuntu areba filime nkabona bidashoboka, ariko aho nabiboneye nabonye ko ari ibintu bishoboka. Ubwo rero icyo nsaba abakurikiye iki kiganiro cyanjye, please ndabinginze, umuntu wese kubaho nta muryango ufite biraryana. None icyo nsaba umuntu ukurikiye iki kiganiro cyanjye, iki kiganiro Mugisha yarengeye mu magurupe, dore isi yabaye mu mudugudu, ahantu hose kihagere, kuko njye uko ndanganaga amakuru nari mfite naye. Gusa ndashimira buri umwe warebye iki kiganiro, uzakireba wese Imana izamuha umugisha. Toma, ko numva icyo gihe wari umwana mutoya cyane utazi no kuvuga, aya makuru make washoboye kumenya, wayamenye ryari, wayabwiwe nande? Mu by'ukuri ngewe maze kumenya uyu muryango SMS, byanteye kuraje, bituma nshaka amakuru hasi no hejuru. Wumve ko rimwe na rimwe namaraga amasaha ya nijoro, kuko abenshi batuye kure, abandi batuye hafi. Abakure nariyemezaga nkagera mu rugo bwije, ariko nkabageraho. Ubwo muri b'abakobwa 2 bantoraguye, umutoya wari urimo niwe nagiye gushaka, niwe ukiriho. Mukuru we niwe witabye Imana, niwe wabashije kumpa aya makuru basangije. Ubwo rero andi makuru mfite ku muryango wa 2 bo nabagezeho mbaka amakuru, ibintu bambwiye nkumva biranyuranye. Ubwo nibwo nafataga inzira nkakomeza nkashakisha. Bamwe na bamwe bakambwira ibintu bitari byo, ariko hari umuntu waje kundangira nyine muri b'abakobwa 2 ukiriho, niwe nagiye kureba, niwe wabashije kumpa amakuru. Ariko hari abo nageragaho kandi nzi ko bafitanye isano ya hafi, niba ari ukubimpisha, niba ari ukwanga kubimbwira, ntibagire icyo bambwira. Ubwo rero nza gufata umwanzuro, uwo muntu nubwo yari atuye kure njya kumureba, tubasha kuganira, twamaranye igihe kitari gitoya. Ubwo amakuru naje kumenya niyo yahise antera kuraje yo guhita nshaka uyu muryango kugira ngo umfashe. Murakoze Rukundo Thomas. Mwakurikiye inkuru ya Rukundo Thomas. Mu by'ukuri Rukundo Thomas yaburanye n'umuryango we akiri muto cyane. Yavuze ko yari mu kigero cy'imyaka 2 kandi yari ataramenya no kuvuga neza. Rukundo Thomas rero yaburanye n'umuryango we muri 97. Abantu bahungukaga bava muri Kongo. Abamutoye bamusanze hafi y'ikiraro cy'umugezi wa Mukungwa mu cyahoze ari Ruhengeri. Kandi aho bamusanze bahasanze ngo amashyiga agera muri 3, bigaragara ko hari abantu baharuhukiye, bakabanza kuhashakira ibyo kurya. Kandi yari kumwe n'abandi bana 2, ariko bo bato kuri we batari bamenya kugenda neza. Aba bagira neza rero bahabasanze bagabanya abo bana, ariko Rukundo Thomas we aza gutwarwa n'abakobwa 2 b'abavandimwe. Amazina yaje kuyitirwa muri urwo rugo Rukundo.
Thomas aza kuryitirwa mu rundi rugo rwa kabiri ari narwo yakuriyemo yamenyeyemo ubwenge. Byari bigoye rero nk'uko yabivuze, abakobwa ntabwo bashoboye kubana na Rukundo muri iyo nzu iwabo kuko papa wabo yabatoteje ababwira ko bagomba kujyana umwana iwabo. Rukundo icyo bamubwiye, amakuru bamubwiye, bamubazaga ngo yewe mwana iwanyu ni hehe, uruwandi? We yarababwira ngo ndi uwa mama wawe. Urumva ko ntabwo yari azi kuvuga. Ubwo rero turasaba abakurikiye iyi nkuru cyangwa n'umubyeyi wakumva ko uyu mwana yigeze gutandukana n'umwana we ageze ku mugezi wa Mukungwa mu cyahoze ari Ruhengeri, rwose ko yahamagara nimero z'umuryango SMS akatuha amakuru kugira ngo dufatanye gushaka umuryango wa Rukundo, kuko Rukundo nk'uko abivuze kuri we nta kintu namba yibuka. Atubwiye ko n'amakuru make yashoboye kumenya ayamenye ejo bundi aho atangiye kugira igitekerezo cyo gushaka umuryango we. Ubwo rero mwamufasha, uwamenya amakuru mushobora no kubona n'isura ye mukaba mwamenya. Hari ababyeyi benshi bagiye babura abana, ubwo waba warabuze umwana w'umuhungu rero wari muri kiriya kigero akamubura ku mugezi wa Mukungwa mu cyahoze ari Ruhengeri, yahamagara umuryango SMS bagahana amakuru. Yakoresha nimero rero ikurikira 0783 83 2 7 4 7. Murakoze. Yego, birashoboka. Kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka.